Yesu ahabwa icyubahiro. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana mu Baheburayo ibice 10, 3:7, 3:8 na 3:9. Dusome imirongo yayo 3. Abaheburayo 10, 3:7, 3:8, 3:9. Dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Amen. Imana nibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ni MAOMBI n'ubundi mukomekanije umukristo muri Paruwasi Nyarugenge. Imana niduhana umugisha. Nifuje ko tuganira n'ubundi muri ya nyigisho dukomeje yo kwizera, ariko tukavuga kwizera kubeshaho. Kwizera turimo tuvuga mu bintu gukora byinshi, ufite n'imbaraga cyangwa n'ubushobozi bwo kubeshaho umuntu akabaho atabitewe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo kwizera kumubeshaho. Twavuze ko ari ukumenya ibyiringirwa, hanyuma tukakubwira ko ibyo byiringirwa bihari. Icya kabiri ko ari ukuri. Icya gatatu ko ubyemerewe. Ibyo rero ubwabyo hari imbaraga bigira muri wowe, hari icyo biguha, kumenya, hari icyo biguha gusobanukirwa, cyane ko kwizera kudemontra cyangwa kwerekana bisesuye byinjizeyo ibyo bintu byari byo. Urumva uba ufite amakuru arenze kandi murabizi ko minuza ihenze cyane n'iy'amakuru. Urumva rero minisiteri y'amakuru ibikaze cyangwa idepartement y'amakuru ibirimo ibintu bikomeye, amakuru y'Imana nyuma mu kwizera. Niyo mpamvu uwandikira Heburayo arabwiye ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane. Ababwiye nk'ufite amakuru nawe igihe kigufi gisigaye ni gitoya cyane, kandi nubwo ari gitoya hari umuntu uzaza, kandi uzaza ntazatinda, ari hafi. Arimo ababwira ko Yesu ari hafi kugaruka cyane, nk'uko n'ubu ari hafi kugaruka. Ariko aravuga ngo umukiranutsi we, Imana ishimwe, azabeshwaho no kwizera. Mu yandi magambo, kwizera kuzatuma umukiranutsi abaho, ariko nasubira inyuma umutima w'Imana uzamwishimira. Turaza kureba uku gusubira inyuma biri yivuga ashatse kuvuga iki bijyanye no kwizera kubeshaho. Ni gute ashobora gusubira inyuma se umutima ntumwishimire? Bahurira he? Uyu mukiranutsi ahura n'umutima w'Imana ku buryo ashobora gusubira inyuma umutima ugahita nawe utamwishimira. Ariko aravuga ngo twebweho tugifite kwizera, ntabwo dusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera gufite imbaraga zo gukiza ubugingo bwacu. Murumva kwizera gushobora gukiza umuntu, kwizera kwabeshaho umuntu. Nasomye biriya y'Igifaransa ndatangara. Iyo yaravuze ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ariko niyikuramo. Urumva mu yandi magambo, umuntu niwe ufite ubushobozi bwo kwikuramo. Imana ahantu gushyira ntabwo ihagukura, ahubwo umuntu bwe niwe ushobora kuyikura. Mu yandi magambo utishe. Musoma igitabo cya mbere cy'Abami ibice 3:6. Salomo yabwiye Shimeyi, aramubwira ngo ukurikije amakosa wakoreye papa Dawidi, wowe ntacyo nkutwara, ahubwo ndaguha umusozi w'ubuhungiro. Aho uhungira ni hehe? Ni Yerusalemu. Uragenda wubaka inzu uyigume muri Yerusalemu, ariko niwibesha ukavayo ukagira ahandi hantu ujya, umenye ko ubugingo bwawe ari we buzabarwaho. Shimeyi amaze kuvuga ngo yubake inzu Yerusalemu ayigumemo, aravuga ngo niyama akageze Kidironi bizaba bimurangiyeho. Kubera ko Shimeyi yabaye Yerusalemu ariko umutima utari Yerusalemu. Bibiliya iravanga abagaragu bamucitse bajya i Gati. Bagiye i Gati ngo ahita afata amatandiko ayashyira ku ndogobe. Ayashyize ku ndogobe ngo ahita yirengagiza ijambo yabwiwe. Bene data, Imana iduha kuguma mu kwizera muri Yesu. Niho dukwiye kuguma gusa. Umusozi w'ubuhungiro nta wundi abantu bakwiye guhungiraho. Umusozi w'ubuhungiro Imana yashyizeho ni umusozi wo kwizera muri Yesu. Iyo umuntu awuvuyeho akampa akageze Kidironi akarenga kutizera akagenda akajya i Gati, yaransekeje ngo yashyize amatandiko ku ndogobe arangije ngo ajya i Gati. Mwibuke, urumva byasabye ko yambara umwambaro wo kwishanya nk'uw'ab'i Gati, abaho ahita yitwara nk'ab'i Gati kugira ngo ajye gufata abagaragu bamucitse. Then that
hari igihe abagaragwa ducika bakajya igati, ugasanga umuntu yacitswe akabona muri Yerusalemu nta kirigenda, akabona igati niho hashobora kuba hari biri gukunda. Ariko ndashaka ko kwizera gushobora kubeshaho umuntu ari Yerusalemu akabaho, Imana ikamubeshaho. Abagaragwa igihe baducikaho ubuzima bw'ubwenge b'ibindi bintu runaka, ugasanga bacitse umuntu bagiye igati, kandi mbibutsa ko igati ni mu rupfu. Igati ni mu rupfu, niho hava abahungu barebare ba Goliyati ba mikono 6 b'igati, bambara ibikote biremereye, barebaho mu ntambara. Iyo umuntu agiye igati arapfa, ubugingo arabuhasiga. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo umuntu niyikura mu Mana, aravuze ngo moname ne va pas présila lui. Mu yandi magambo, ubugingo bw'Imana ntibuzaba bugifite umunezero muri we, ntibuzaba bukimwishimira. Urumva navamo nakora murabizi, iyo umuntu akoze left nyine kuri WhatsApp cyangwa kuri groupe runaka, ntaba akibonye aho akurikirana ibintu biri kuri iyo groupe. Niyo mpamvu n'umuntu nakora left mu kwizera, iyo ukoze left mu kwizera ukavamo, ntabwo ibintu by'Imana wongera kubyaccessinga, yewe n'iby'Imana ntibyongera kukugeramo. Iyo ukoze left mu kwizera, iby'Imana ntibikujyamo, nawe ntubigiraho access, ntubibona. Niyo mpamvu Imana isabwa turi connecte, twizeye, tugwije imbaraga zo kwizera, hanyuma kukatubeshaho. Imana ishimwe n'izina rya Yesu. Kwizera kubeshaho umuntu. Ariko aravuga ngo twebwe ntidufite gusubira inyuma, we yaravuze ngo ntabwo dufite kwikuramo. Yaravuze ngo ntabwo dufite kwikuramo ngo dutakare. Ntabwo ari ukurimbuka ngo gutakara. Kurimbuka no gutakara. Iyo uvuye mu magambo itakaje kwizera uratakara. Iyo uvuye mu kwizera ubutakaye, ubuvuye kuri connection y'Imana. Ibintu byose by'Imana biri kuri network yo kwizera. Iyo umuntu yapudetinzeho ashobora gukurikirana ibintu by'Imana. Iyo atayiriho ntibishobora gukunda. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Imana duhe kongera imbaraga zo kwizera ku buryo umuntu kumubesha, kwizera kubeshaho umuntu akabaho. Bibiliya ivuga ingero z'abantu benshi babayeho babeshejwe no kwizera kubeshaho umuntu. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Twebwe dufite kwizera kudukiza, gukiza ubugingo, kwizera kwakiza ubugingo bw'umuntu akabaho. Niyo yaba ari ahantu hatamwemera kubaho, yabaho. Kubera iki? Kubera ko yizeye. Nubwo yaba ari muri kondisiyo y'abantu itamwemera kubaho, kwizera kumubeshaho. Kubera iki? Kwizera ni nka cordon umbilical mu Kinyarwanda ni ururera. Ni cordon umbilical ni abantu bize biology cyangwa banyumva. Cordon umbilical, iyo umwana ari mu nda nyina aba ari muri placenta ni ingobyi. Hanyuma cordon umbilical ni igihuza ingobyi umwana arimo na nyina, ni urwo rurera. Icyo kintu kiguhuza rero na nyina, na gihuza umwana nyina, cyita cordon umbilical. Kwizera rero ni nk'iyo cordon umbilical ihuza umwana na nyina. Mbibutse ko turi abana b'Imana. Hanyuma nubwo Imana itagaragara hano mu isi, ahantu iri mu ijuru hari ikintu kiduhuza nayo. Hari urureri ruduhuza nayo, hari ruhuza abana bari mu ngobyi. Tubikiwe inaha muri placenta. Imana ishimwe. Tubikiwe muri Yesu, niho duhishe, ariko kandi duhura n'Imana mu kwizera. Turayumva. Niyo mpamvu Yesu yavuze 15 yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri, data ni nyirawo uwuhingira. Arabanga ariko namwe muri amashami. Ishami yose ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto aryanganyaho amahagi. N'andi magambo, twe turi amashami afashe ku muzabibu. Umuzabibu ni data, umuzabibu ni uwuhingira. N'andi magambo, twebwe dufasheho. Tugaburirwa n'iki? Kurya kwacu ntabwo ishama ryo ryihigira, ahubwo duhigirwa naho duteye. Twe dutewe muri Yesu, hanyuma guterwaho. Bibiliya Pawulo abwiye Abaroma yaravuze ngo kutizera, yavuze ko twateweho nk'igiti cy'inguruke. Avuga Abisirayeli ko bo bari batewe aribo umwerayo nyirizina wenyewe wemewe, wari igiti cy'umwerayo cyari gifite amahirwe. Ariko kutizera kwahanyeho amashami y'umwerayo yahanywe no kutizera. Kwizera kwacu kuduteraho, ariko kuduteraho nk'ingurukira. Imana ishimwe.
kurutera ahantu abantu bize kera nuza ikintu bita division de souche na za greffage n'iki uburyo babangurira ibiti ushobora gufata igiti cy'avoka ukagitera ku yindi voka kuko kitera n'andi magambo twateweho gutyo muri ubwo buryo kugira ngo dukurure igikomeye si icyo ngicyo ni kugira ngo dukurure ubuzima buri mu mwerayo. Ubu dusangira amakakama dusangira ubuzima n'umwerayo atari uwacu. Niyo mpamvu tuvuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo uri Imana yacu, si uko ari Imana yacu, yabaye Imana yacu kubwo kwizera kwaduhuje nayo. Imana ishimwe, tugira amasezerano. Niyo mpamvu Petero yanditse ngo cyangwa twari ubwoko ariko ubu twabaye ubwoko, cyangwa turakabarirwa ubu twarabariwe, twavanywe mu mwijima w'icuraburindi tuzana mu cyo bitangaza. Byose byanyuze muri cano yo kwizera. Kwizera kwatuzanye ku Mana, kwizera kwaduteye ku mwerayo. Tuza nk'igiti cy'ingurukira kidafite agaciro, kidafite icyo kivuze, ariko kwizera kuduteraho natwe dusangira amakakama. Niyo mpamvu avuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri namwe muri amashami. Ntabwo kubaho kwacu, kubaho kw'abizera ntabwo bituruka muri bo, bituruka mu Mana, bituruka aho bateye. Imana ishimwe. Urumva Imana ubwayo cyangwa se umwerayo cyangwa se umuzabibu niwe ubwayo ukurura, kandi ahantu uteye uhemera gukurura. Niyo mpamvu Imana irakurura natwe tukaboneraho. Imana ishimwe, ikaturisha mu buryo bwayo bwite. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ivuze ikintu gikomeye. Iravuze ngo twe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera gukiza ubugingo bwacu. Bivuze ngo ubugingo bwacu bukizwa nuko duteyeho, ducitseho. Niyo mpamvu rero Igifaransa yavuze ngo ariko nitwikuraho ngo bizadutera gutakara. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Korudomburikari ihuza umwana na nyina. Ni ukwizera kuduhuza n'Imana Data. Bibutse ko nubwo ngo namukire nta kintu gihari, ariko ahantu abizera bari hari ikintu kibahuza n'Imana. Reka mbabwire ibintu bibiri bikomeye. Korudomburikari idahari, ibaye idahari, haba hari ibyago bikomeye ku mwana. Ari hari kamabwire ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, korudomburikari niyo ituma habaho ubuzima, niyo itanga ubuzima ku mwana. Kubera iki? Niyo ituma habaho kurya. Korudomburikari idahari umwana ntiyarya, nta kintu yakumva. Ariko umwana si urya. Harya umubyeyi iyo ariye arya ibyo umwana ashaka. Umwana niwe utegeka ibyo umubyeyi arya. Mu kwizera, mu yandi magambo, niyo mpamvu Yesu yavuze guma muri nge, amagambo anyaka muri mwe, muto cyo ushaka cyose muzagihabwa. Iyo turi mu Mana dusaba ibyo Imana ishaka kuri twebwe, ubushake bw'Imana kuba kuri twebwe. Niyo mpamvu umwana ibyo ashaka umubyeyi n'ibyo arya yabirya bikagera ku mwana binyuze muri we. Niyo mpamvu ibyo dushaka, ibyo twifuza mu Mana, Imana ibitugezaho binyuze mu kwizera. Nubwo umubyeyi ariye ariko bigeze ku mwana, abiriye kubera umwana. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Hanyuma umwana akakira intungamubiri zinyuze mu mubyeyi, ariko zinyuze muri korudomburikari idahari ntiyazakira. Niyo mpamvu umubyeyi ibyo yari yabiriye kubwe. Imana ishimwe, niba itumenyera ibidutunga, niyo itumenyera ubuzima. Niyo mpamvu kugira ngo bikunde avuyemo gushaka kwe ntikwakunda guhuza n'ubushake bw'Imana. Bisa ko ahora ari konekite, korudomburikari ihora imuhuza n'umubyeyi, ihora iriho, ubuzima bwe niho bukunda. Niyo mpamvu turi amashami ateye ku muzabibu. Umuzabibu niwo ukurura tukumva. Niyo mpamvu umubyeyi niwe urya, umwana agaprofitiramo. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Shimiye Imana ko yashimye ko ishyiraho uyu muyoboro wo kwizera, iyi cano yo kwizera ituma tugira ibintu twumva, ituma tugira ibintu tubona, tugira ubuzima bwakunda. Umukiranutsi wagezeshwaho no kwizera. Hari igihe ibindi bintu bihinduka, hari igihe ibindi bintu byifunga, hari igihe indi miyoboro yikupa, hari igihe ubuzima bucana umutuku, mu yandi magambo buba butagishoboka. Ariko umukiranutsi akoreshwa no kwizera hirya y'iby'isi ivuga. Niyo mpamvu Habakuki yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo naho imitini itatoha, imitini idatoshye, inzabibu ziteza imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, umukiranutsi yabaho. Yaravuze ngo nta kabuza ko nishimira Imana, nishimira agakiza k'Imana yanjye. N'ayandi magambo,
umukiranutsi ashobora kubaho imitini idatoshye, inzabibu ziteza imbuto, imyelayo ishize mu biraro. Umukiranutsi afite priorite yo gukomeza kubaho, akomeza kubaho nubwo isi yakurwa hari, nubwo ibintu byahinduka. Umukiranutsi afite priorite yo gukomeza kubaho. Nubwo imodoka muri feruje hacanye umutuku akomeza kugenda. Ni ikinyabiziga ndakumirwa, akomeza kugenda. We ntiyita ku mategeko agenga ibindi binyabiziga. Imana ishimwe. Umukiranutsi ntabwo yita ku mategeko mu rugendo agenga abandi bantu bo ku isi, ahubwo agira priorite, Imana ishimwe, yo gukomeza kugenda, yo gukomeza kubaho, yo gukomeza urugendo, yo gukomeza ibyiringiro, yo gukomeza imbaraga z'umutima, yo gukomeza gushikama mu Mana, kabone n'ubwo ibintu byahinduka, n'ubwo imitini itatoha. Abantu benshi, muzareba abantu benshi bakunze kugira ibyiringiro kubera imitini. Ugasanga umuntu afite ijambo ry'Imana rimufasha, umuntu Imana iramugira neza, ejo yamara kubona wenda aguze nk'akantu cyangwa agize nk'amafaranga mu mufuka, agahita ajya kubwira abantu, agahita afata mikoro ngo agiye kubwira abantu ngo Imana imuhaye ubutumwa. Kandi ugasanga nta kidasanzwe, agiye kubwira abantu ibiryo gusa, cyangwa agiye kubwira abantu gakondo gusa yahawe zinaha, kumbi ntaragira amahirwe n'amake yo kwica gakondo y'ijuru. Niyo mpamvu umukiranutsi umubwirwa n'iki? Niyo imfatiro zasenywe, niyo imitini itari kwera, niyo imyelayo yashize. Umukiranutsi akomeza kwera imbuto, akomeza kubana n'Imana, akomeza gutabana n'Imana ku buryo Imana, agakiza k'Imana kagomeza kugira imbaraga muri we. Imana ishimwe. Utugira abantu bashima Imana ugahita wikanga. Hari abantu babwiriza ukagira ngo ni imbaraga zo kubwiriza afite, kumbi ni imbaraga z'iby'Imana yamukoreye. kandi ibyo yakiriye, iyo ni impamba n'abandi bayigira, ayihuje n'abapagani. Ntabwo rero ari iyimuha moteri y'imbaraga, ahubwo moteri y'imbaraga ye iri mu Mana, iri mu kwizera. Nta kabuza ko nishimira Imana leta kanjye. Iyo umuntu ashinze imizi mu Mana, ashobora gukomeza kubaho, kabisa. Kugira ngo umenye ko ibintu uvuga biva mu Mana, uzarebe ibintu uvuga byagufashije, cyangwa imbaraga uri kuvuga, cyangwa ububyutse ufite. Tuzabureba ufite amafaranga, tuburebe utayafite. Tuzabureba watsinze, tuburebe watsinzwe. Tuzabureba wagize amahirwe yo gushaka, tuburebe wagumiwe. Tuzabureba wagize amafaranga, turebe yanabuze. Tubureba muri positif na negatif. Kwizera gufata ibintu byo muri minus infinity to plus infinity. Kwizera kubeshaho mu bidashoboka, kanakubeshaho mu bishoboka. Kwizera ni imbaraga zibeshaho umuntu ahantu amazi atari, ukazana amazi. Kwizera ni imbaraga zibeshaho umuntu ahantu mu kidaturwa, kwashyira ubuzima akahatura. Kwizera ni imbaraga zituma umuntu agira accessibility ku bintu abantu bategera, badakoraho. Akavuga ngo nubwo imitima iratoshye, inzabibu zitari kwera imbuto, bahingiye ubusa imyelayo, ariko nta kabuza ko nishimira Imana y'agakiza kanjye, kayinezererwa, nkagubwa neza, kumva ibyiringiro, kumva imbaraga, kumva nguwe neza. Niyo mpamvu hari umuririmbyi yaravuze ngo mbeshwa no kwizera Yesu. Aravuga ngo kandi niringiye imbabazi ze. Aravuga ngo mbumbatiwe n'umukiza Yesu. Aravuga ngo nkizera Yesu ntabwo afite. Iyo umuntu yizera Yesu ntabwo bagira. Aravuga ngo ahubwo mpita numva amatsiko menshi umutima wanjye, ngo ko guca ku munsi mwiza. Kwizera kuguha amakuru yo guca ku munsi mwiza, ukubwira ko nubwo uri mu ijoro hari igitondo, kuguha amakuru y'igitondo, ukumva unezera igitondo. Ntabwo umuntu ashobora kuba ari mu ijoro ngo amenye. Bene data, kwizera kukubeshaho. Reka mabwire, reba abigishwa, reba abisiraheli bajya kwambuka inyanja. Imana yari yarakoreye ibintu bitandukanye imbere yabo mu maso yabo, ngo bizere Imana, amenye ko ari Imana y'imbaraga. Ariko icyantangaje, Bibiliya ivuga kuri 14 kumwe, bageze ku nyanja itukura, barahageze ngo bahita babona birakaze, babona ibintu rwose byahindutse isura. Bagezeho ibintu bigeze bahura n'inyanja, baramenye, bageze babona noneho bageze no ku mazi. Karya Imana tugiza mu bintu tugeze tubona, ariko kwizera kwabonanye nabyo. Bageze kandi Imana yakoranye ibitangaza bitandukanye bisaba ko babyizera. Icya kabiri, Imana yarahaye Mose inkoni.
inkoni yakoresha ibitangaza bituma yizera Imana. Bahageze Mose ajya gutaka, ajya kubwira Imana ngo Mana, ko abantu ubwoko bwawe bundembeje turagira gute? Abantu barataka babwira Mose amagambo akomeye kandi nyuma yarakurikiwe koko. Ariko ikintu cyaneje gikomeye, Mose ngo arabwira ngo nukuri, ngo ahitahanura arabwira ngo nubwo mubona bimeze gutya, ngo mwebwe mwihagararire. Imana arabwira ngo nibakomeze bagende, yarambwiye ngo nabwiye bakomeze bagende, we arabwira ngo nibihagararire, ngo baze kuragakiza Imana iri bubazanire. Arabanga ngo abanyegiputa babonye tubazongera kubabona. Mose ajya gutaka, arabanga ngo nibahagarare. Imana arabwira ngo nibakomeze bagende, Mose ngo nibahagarare. Mose agira ikibazo. Mose ntiyamenya imbaraga z'Imana ziri muri we ngo uyongeye kubishurirwa. Abahanga bavuga ko nubwo yakoresheje iriya nkoni, Imana sicyo yari igambiriye. Imana iyo Mose yizera akavanga, Imana yabanye natwe muri Egiputa. Imana yadukuje amaka akomeye nk'ay'imbogo. Imana yakoze ibitangaza n'ibimenyetso bitandukanye muri twebwe turabibona. Iyo abyizera, iyo yizera izo mbaraga, bagahita bahagarara ku mazi bakayakanagiraho, amazi ari guhita afatana bakayagumaho bagatambuka bakagenda. Akenshi dushaka ko Imana dukorera ibintu dukurikije tugeze kubona. Pageze ku nyaga tubona amazi, Imana niduhe basi inzira zihuje nizo twabonye. Hari n'abantu basenga babwira Imana ngo Mana nkoreye ibintu bihuye n'ibyo wakoreye runaka. No, Imana igira ibindi bintu bishya by'amasugi, igira ibindi bisubizo bishya, igira izindi nzira nshya. Singoba ko Imana ikora ibintu nk'ibyo yakoreye runaka. Imana muri yo harimo imbaraga, muri yo harimo ubundi butware, muri yo harimo ubushobozi bw'umukiranutsi yabaho. Mu Mana dukoramo ubundi bushobozi. Bibiliya yavuze ikintu gikomeye, aba bahanga bavuze ikintu gikomeye, ngo bari gukomeza bagatambuka bakagenda. Ariko kutizera gutuma Imana ica nyine ibaha inzira ihuye n'iyo basanzwe bazi. Ifata amazi irayafata, banyura ahantu humutse nk'aho basanzwe banyura. Imana dufashe iyo kwizera kuzamutse, umukiranutsi abaho no mu bikomeye no mu ntambara. Muri ibyo yaravuze ngo no mu bikomeye biriho ubu undamburire amaboko yawe, ariko umpa imbaraga ku buntu bwawe, ngeze uzaza kunjyana. Kwizera kurazamuka. Niyo mpamvu kuri Yorodani ho yababwiye ngo bamanuke bahagararemo, amazi abumve bakomeze bagende. Bene data, Imana isaba gutinyuka kuri ko kwizera kwabesha umukiranutsi. Imitima idahari itatoshe, inzayo uziteze, umuntu yabaho. Ibiryo bidahari, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntabwo umuntu abeshwa n'imitima gusa. Bivuze ngo imitima itariwe, inzayo uzitariwe, umuntu yabaho. Imana yamubeshaho. Kubera iki? Kubera hari korodo iduhuza n'Imana. Imana ikatugabura mu kwizera. Reka mabwire ko ingano y'ijambo ry'Imana unakira cyangwa wumva ijyana no kwizera ufite. Umuntu yumva agaburirwa bingana n'imbaraga zo kwizera afite. Kubera ko cano iduhuza n'Imana biterwa no kwingana. N'aya magambo ndi kuvuga umuntu ashaka kuyumva, ayumva bitewe. Ibintu Imana ivuga tubyumva bitewe no kwizera dufite. Imana twongere kwizera. Reka mabwire ko n'imvugo y'Imana kugira ngo uyumve bisaba kuba wizera. Imvugo y'Imana irajimije, kuyumva bisaba kuba wizera. Kuyumva bisaba kuba wizera. Uyumva bijyanye no kwizera. Hari umuhungu umwe twize kujya gusengana, turasengana, dusenganye murabizi abariko yagiye bafashwa, afashirwa ahita kubita hari amabuye arayubaka. Amaje kuyubaka abwira Imana ngo Mana ngo ndashaka unyubakiriye inzu. Dusenze Imana iramanukira ngo nukuri ndi Uwiteka, iyo nzu ndayuje kandi nyegucyuyemo vuba, muhaye nahungu nakobwa. Ntiyumva kugira ngo umuntu yumve rangaje y'Imana biterwa no kwizera afite. Noneho arangije abyumvira mu mubiri, abyumvira mu byo yashakaga kumva. Kandi Imana itubwira ibyo ishaka. Mu bintu Imana itubwira, bene data reka mabwire aka kantu, ntabwo iby'Imana ibitubwiye twumva ari byo ishatse kutubwira. Kwizera kutumenyesha ibyo Imana ishatse kutubwira kuruta kumva ibyo itubwiye. Arangije agira ngo nibyo imubwiye. Niyo mpamvu n'abigishwa Imana ajyaga ibasobanurira, igavuga imigani, ariko baba mu maso ikabajyana ahantu ikababwira ibyo Yesu akababwira ibyo yari ashatse kubabwira. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Kwizera kudiserina amagambo, tukamenya mu magambo twumva icyo Imana ishatse kutubwiramo. Arangije akora iki? Arangije akora ikintu gikomeye, ahita akora ubukwe mu byumweru nka 3. Abakoze ubukwe, arashaka, amushyingira. Amaze gukora ubukwe nyuma y'ukwezi baratwite. Amaze gutwita,
tegereza nyine ya nzu Imana yamubwiye koko tugira ngo niyo, nawe arayitegereza akomeza gusenga Imana n'ukuntu abyara hungu na kobwa ngo Imana yamubwiye. Nyuma y'amezi nk'abiri aba arapfuye. Imana aravuga ngo ya nzu ndayujuje nyigucyuyemo, icya kabiri nkwaye hungu na kobwa. Imana iri honete, ababyaye inda yasigiye umugore yavuyemo hungu na kobwa, hanyuma ariko nawe imucura muri ya nzu. Iyo yatekerezaga se yamuhaye kumbi yavugaga indi nzu atazi. Imana idufashe bene data mu izina rya Yesu. Imana ifite uburyo bwihariye ivugamo amagambo kugira ngo tuyumve n'ijambo ryayo, bisa ko tuba twizera. Iriya korodonburikari duhuza nayo. Icya kabiri iriya korodonburikari ikora, iriya korodonburikari niyo ituma habaho kominikasiyo. Ntabwo umubyeyi ashobora kumva umwana iriya korodonburikari idahari. Niyatuma iyo ari mu nda ashobora kumwumva binyuze muri afite ukuntu amwumva aho iriya korodonburikari ihari. Idahari, urero rudahari ntiyamwumva. Bene data, Imana ishobora kumva umuntu utizera. Iyo umuntu yizera Imana iramwumva, ifite ukuntu imwumva. Iyo atizera ntishobora kumwumva, nta buryo umuhuza nayo. Iyo korodonburikari idahari ntiyakumva. Niyo mpamvu n'abantu bapfuye Imana irabumva, bapfuye ku mubiri Imana irabumva kubera iki? Kubera ko bakizera. Bapfuye bizera Imana irabumva. Abapfuye n'abariho Imana irabumvira mu kwizera. Iyo twizera Imana iratwumva. Ntibisama se twagiye gusengera hehe, no. Umuntu wese ahari, buri muntu mu mutima ahantu ari, Imana iramwumva kubera iki? Kubera kwizera nityo irangaye ituma Imana imwumva. Kwizera uko umuntu akura fanta akoreshe payi mu icupa, niko kwizera gukura ibintu biri mu Mana bikabituzanamo. Nta payi urumva kuzana fanta biragoranye kuyinywa, ariko payi ikura fanta. Niko kwizera gukura ibintu biri mu Mana akabidushyikiriza. Iyo kudahari ntushobora kumva Imana, ntushobora kumva ibintu by'Imana. Ariko iyo guhari kumvisha Imana. Ibyo bintu wumvise bikurebamo ibyiringiro n'imbaraga zo kubaho. Umucyansi wanjye azareshwa no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzamwishimira. Bene data, dusenga Imana. Ndakwifuza kongera gukunda kwizera, ukumva kwizera muri wowe kukaguka ugakura. Aravuze ngo igihe kigufi gisigaye ni gitoya, uzaza Yesu ubwe azagaruka, ariko ataraza abe arabumva, ataraza abe afite ukuntu akominika nabo, ataraza abe afite ukuntu abamenya, ataraza abe arabamenya. Niyo mpamvu yavuze ngo intama zanjye ndazizi, ariko nazo ziranze. Data wazimpaye arusha bose, yazishyize mu kiganza nimwe zirindi, ariko ndazimenya. Intama ziserina amajwi. Dusoma 10 Yohana 10 yaravuze hasi kuri 3, yaravuze ngo intama zanjye ngo zizijwi ryanjye, ngo andi majwi ngo ntiyizi yazo. Data ziranye n'intama ku buryo umwungeri n'intama baziranye nk'uko data ziranye n'abantu be binyuze mu kwizera. Afite ukuntu abumva andi majwi, abaca intege, abavuga ngo biracitse, abavuga ngo ntibigishoboka, abavuga ngo ntibikunda, abavuga ngo mukomeze mukora ibyaha. Hari amajwi ahwanye no gushaka ko Imana intama zitumva. Bene data, ubuzima bayemo nibuhure n'ibyo wumva mu Mana, bihure n'ijwi wumva mu Mana, bibaho ubushake, bituma ubaho ubushake bw'Imana. Umucyanutsi yabaho, ashobora kubaho, nubabayeho azakomeza no kubaho, niko Bibiliya ivuga. Imana dufashe, Imana iguhe umugisha, Imana ikurinde, Imana ibane nawe mu izina ryayo. Dusenga Imana tubashishe kuko tugira ibyiringiro, twumveho kwizera umuntu yakomeza kubaho. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Utubwiye ko kwizera kumeze nka korodonburikari. Iyo icitse niho Bibiliya ivuze ngo umucyansi wanjye nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Iyo ibaye nk'icitse ntabwo yakongera kumwumva. Niko iyo umuntu kwizera gucitse kurangiye adakomeza kumva n'Imana. Turagushimiye ukwizera kuduhaye nka Bluetooth ituma twakira ibintu byawe, ubitugezeho, bigira imbaraga muri twebwe, bidutere kubaho ahatari ubuzima, ahatari ukubaho. Twakira ubuzima butavuye mu isi, butavuye ku bantu, ahubwo buvuye ku Mana. Tubuvive, tubuturemo, tubugendemo, tubukoreremo, kugira ngo turagaze gushaka kw'Imana nk'uko Imana ishaka mu isi y'abariho, mu izina rya Kristo rikomeye. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.